Urwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission ruravuga ko hagiye kubaho impinduka muri politiki ivuguruye y'itangazamakuru harimo no kunoza imikoreshereze y'ikinyarwanda mu itangazamakuru. Ibi ni nyuma y'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame anenze bamwe mu banyamakuru bagoreka ururimi rw'ikinyarwanda mu kiganiro yagiranye na RBA. Ibindi kuri inkuru turabigezwaho na Placide Ngirinshuti. Mwebwe mushinzwe amakuru. Perezida Paul Kagame agaragaza impungenge z'uko ururimi rw'ikinyarwanda rushobora gukomeza kwangirika mu gitangazamakuru ritagize icyo rikora muri iki gihe. Nsigaye bivuga kenshi n'ubu ndabisubiramo, barore mushake ukuntu umuco w'ururimi rwacu udacika ukaba ikintu kiraho cy'imvange uvuga icyongereza avuga icyongereza, uvuga igifaransa avuga igifaransa, nubwo babivuga nabi nabyo ariko byo ntabwo ariko noneho ikinyarwanda muzashyiriraho porogaramu. Aha yari mu kiganiro yagiranye na televiziyo na radiyo by'u Rwanda kuri uyu wa mbere, aho yavugaga ku ngingo zitandukanye. Ni kenshi abanyamakuru cyane cyane abakoresha amajwi, amashusho n'inyandiko bakunze gushinjwa kwangiza nkana ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abakivangamo indimi z'amahanga ndetse n'amagambo mahimbano atazwi neza inkomoko yayo azwi nka slang, akoreshwa cyane cyane n'abakiri bato. Biragoye gukomeza kwita umuntu mu bana kandi umufasha kwera ko Jean de Dieu Ndibyariye uzwi cyane nka Jado Max ni umunyamakuru ukorera kuri radiyo imwe hano i Kigali. Asobanura ko n'abagenzi bafite uruhare mu kwigisha abaturage ibintu bitandukanye birimo umuco nyarwanda ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu avuga ko ibiganiro bakora ku maradiyo badakunze guha umwanya uhagije akamaro ku rurimi kavukire, bityo agasaba inzego zishinzwe itangazamakuru kugira icyo zikora ngo ikinyarwanda gisigasirwe. Ibi bitekerezo abihuje na bagenzi be barimo Oswald Mutuyeyez uzwi cyane nka Oswakim ndetse na Francine Andrew Salo. Hari ibintu byaje mu mvugo zacu birimo slang, gushaka kuvuga bijyanye n'urubyiruko, kandi ariko twagakwiye kubibutsa ko ikinyarwanda uramutse ukizi nk'uko yabivuze wakigoreka nyuma ariko ukaba ukizi, kuko hari nk'umuntu utazi gutandukanya amagambo ntabwo nza ugasanga avuze ntabwo nza. So abanyamakuru nabo ugasanga mu kuvuga agoretse ijambo yaragiye kuvuga. Abanyamakuru bari mu bantu ba mbere, nanjye ndabihamya, bica ikinyarwanda kandi bagatuma n'abandi bakica. Dufite umugisha wo kuba tuvuga tukumvwa n'abantu benshi, twandika ibya twanditse bigasomwa n'abantu benshi, ariko nitwe tubayobya kandi nyamara ari tukagombye kubayobora. Urajya kumva umunyamakuru mu kiganiro cy'imikino aravuga ngo ari kuvuga uko umukino wagenze, ngo nuko ikipe iyi n'iyi iza kuba inganya, iza kuba icyo kintu cya iza kuba cyaje gite. Hanyuma ukajya kumva ngo umukinnyi n'uyu ngo ari mu mvune ni ahantu se, ukajya kumva ngo ikipe mpereza amahirwe se barayahereza. Ni babandi bazavuga ngo yampereje inka. Biriya bintu byo guhindura ikinyarwanda mu gitondo no saa sita nimugoroba nk'ibinini bya paracetamol bibanze bihagarare, habeho ibyigishwa bya nyabyo bihamye, amasomo atangwa abazwi ikinyarwanda cya nyacyo cyumvikanweho, kireke guhama gihinduka nta kinyarwanda cyo muri 19 n'icyo muri 2015 kibi ikinyarwanda kimwe kiguma ari ikinyarwanda. Emmanuel Mugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ari narwo rushinzwe gukurikirana ibinyura mu bitangazamakuru mu Rwanda, yemera ko ikinyarwanda kidakoreshwa neza mu banyamakuru bamwe na bamwe, ariko afite icyizere politiki y'itangazamakuru iri kuvugururwa ko izatanga igisubizo kuri iki kibazo. Iki gihe turimo ni igihe cya data, ni igihe navuga yuko gisabwa yuko tugambirira kugira ngo tubone ibyacu iby'iwacu bitambuka mu rurimi rwacu, kuko ugerageje ukabona nko mu bindi bihugu, Ubushinwa, za Turukiya n'ahandi, ubona yuko ibintu barimo barabyubaka kubera ko bazi imbaraga zaho tugana. Natwe rero ni tubishakisha ukuntu tubiremo mu migenzereze yacu, mu igenamigambi ryacu, muri politike yacu, tubikore tudashyize umutwaro kuri leta, ahubwo buri muntu yumve yuko ari ibyo. Wenda icyo leta yafasha ni ukunoza iyo politike kugira ngo idufashe kugira ngo tubitegure neza, tubihe umurongo, bibashe guteza imbere igihugu cyacu bishingiye ku muco n'ururimi rwacu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko ikinyarwanda gikwiye gusigasirwa, ndetse ko haramutse hashyizweho gahunda yihariye igamije kwigisha rubanda gukoresha neza ururimi rw'ikinyarwanda, ngo leta yiteguye kwishoramo amafaranga. Ururimi rw'ikinyarwanda ni rumwe mu ndimi zikoreshwa n'abaturage benshi muri Afurika, kuko uretse mu Rwanda ururimi rukoreshwa no mu bindi bihugu birimo Uganda, Uburundi, Burasirazuba bwa Kongo ndetse no Burengerazuba bwa Tanzania. Placide Ngirinshuti, i Kigali.